Scovia yongeye kubigarukaho twa turirimo nahoze nkubwira twajyaga twumva zamani twabaga turimo abo basani The Ben Bruce Melody ba Meddy n'abandi batandukanye hahandi nyine urukundo rw'umuziki no muri nibo bawudukundishije ugenda rutumotive. Sasa rero barabasani kubera ko bisa nkaho urwego bakoraho imiziki rurayingayingana tu niba The Ben afite agasaga kamuvuzeho usanga bakunda bagasanga bagasanisha na Bruce Melody ko Kigali abizamo mu buryo bwo kuvuga ngo nk'umuntu wasusha nkaho wavuga ko ari izo mind game kabisa. Yewe nyine umuntu akibaza nese igitaramo ko kitari cya Melody kukica kwa Gwayeri bifa byo bimara iki nyine kugira ngo umuntu udasobanukiwe na game yumve nyine ahantu bihurira. Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye. Nitwa Patrick the Entertainer, Big Town TV niko twitwa. Wakoze cyane kudukurikirana no kubona natwe muri stories zitandukanye. Turi kumwe n'umujene umeze fresh, wateretse kirinete cyane, umeze neza umusaza? Yeah, umeze fresh bro. Amahoro. Umeze neza cyane. Biracamo. Ko birimo kugenda neza. Ni Swagalifix, ni Swagalifix. Swaga. Hejuru cyane kabisa. Witwa ngwikisi? Yeah, amazina yanjye ya gisane nitwa Ori Mukedi kabisa. Nongo muri kumwe kano kanya muri kino kiganiro kabisa. Ori Mukedi. Ori Mukedi. Abantu bajyanga uri umugande se? Man, hari abantu bakunda kumbwira ko kantu kabisa ko iyo bumvishe Ori Mukedi bahita bumva harimo akantu gasoundinga nk'abagande. Ariko ndi umunyarwanda pire. Uri umunyarwanda pire. Bivuze iki iryo zina ryawe? Sasa urebye Ori Mukedi ni kwa kundi ureba mu mazina yawe asanzwe wiswe n'ababyeyi ukagenda ukuramo utuntu duke ugateranya ugahita ubona akazina gashobora kuba gatoya. Niho nabonye Olimo. Bivuze ko uri umusani uri umuhanzi? Ndi umusani w'umuhanzi bikomatanyije bigendera rimwe. Okay, ririmboga cyane umve wagwana. Si secondaire imwe no stop. Oh yeah. Shizakira muri staff. Na. Ashaka dukora gakungu the way she's yana kurasa bro. She put him on my knee. Abashaka femu rari n'igikabyo kumurongo abari seriye kuminanda Valeri ni yashaka yo bro. Okay, umwumva yitwanimo. Ariko umuvandimwe witwa T Brown nawe urubanza rwongeye kuba rusubikwa ku nshuro ngira ngo kumenya umubare w'inshuro maze gusubikwa nabyo bitacyoroshye. Impamvu mbihuje nuko nawe uri umusani yose arantu bihurira n'umutipe wajyaga mu video nawe. Wowe ni ubifata gute cyangwa se ni iki wabivugaho? Uramuvandimwe rero bisa nkaho yahuye n'isanganya rikomeye cyane. Uko biri kose iyo ikibazo kikiri mu bugenzacyaha ntago tuba tuzi ukuri uretse ko nyine nkatwe nk'abantu b'abasani tugerageza kwifuza yuko umuvandimwe wacu yaba nyine arengana ku buryo butabera bwazagaragara akaba yarekwa. Nicyo twese twumwifuriza nk'abantu bari muri industry y'imiziki. Uretse ko wenda n'ubu ngubu numishe umudamu Scovia yongeye kubigarukaho avuga yuko mu by'ukuri uramuvandimwe Titi ibyo abantu bakomeje kumuvugaho bishobora kuba bifitanye isano n'umuntu wo muri famille y'umukobwa urabavuga ko yatewe inda. Ngo famille y'umukobwa ashobora kuba arimo umuntu wihishe inyuma yiterwa inda ry'ura mwana w'umukobwa bavuga. Akaba ari wamuteye inda uwo muntu muri famille? Akaba ari we yaramuteye inda ariko uko byagenda kose ni hahandi nyine iyo babikomojeho hari igihe bifite ishingiro dushobora gusanga hamwe n'ubutabera bw'abanyarwanda bukora budafite ahantu hamwe bubogamiye babicukumbuye bashobora kuzasanga umuvandimwe arengana akaba yarekurwa kabisa tukamubona agarutse muri industry. Ndasosa urumva wa mugani urubanza rw'uzarusomwa rwasubitswe zongera gusubukurwa ku itariki ya 13 ukwakira. Yose no gutegereza. Titi Brown mwari muziranye hari ahantu muziranye se cyangwa ni kwa kuvuga ngo turi muri industry imwe reka tubikore cyangwa se dufashe umuvandimwe? Titi Brown navuga ko iyi muziki ngewe nyijemo nta gihe kinini kirashira ndi muri no muziki uko biri kose yananze muri industry
kumenya ibitendo bye ibikorwa yakoraga byiza by'entertainingaga abantu ibyo byo ndabizi nk'umuntu wakurikiranye imiziki nubwo tutigiyemo vuba ahangaha ariko umuntu aba yarahereye zamani akurikira wagwane zose ku bintu bigenda bimeze ufite amakuru ewana ku buryo nyine urwo rukundo rwa industry natwe twese tuba turi ku ruhande rwo kuvuga ati umuvandimwe agaruke yongera duhe ibintu bya fresh nk'uko byahoze uruvuze ngo imiziki ntabwo nyimazemo igihe kirekire ubundi umuziki umazemo igihe kingana iki wowe umuziki nkumazemo igihe kitarimo kurenga imyaka ibiri kabisa yonyine imyaka ibiri mu myaka ibiri ufite indirimbo zingahe ese ni umuziki ni impano wari usanganywe ni ibintu watekereje gute kuba ngo nakora umuziki mu myaka ibiri maze kugira indirimbo ziri kuri YouTube enye navuga ko zasohotse mu buryo buri official na video zazo ubwo rero muri icyo gihe cy'imyaka ibiri navuga yuko nari nagerageje gukora ibishoboka byose mu bushobozi nari mfite kandi nekereza ko aho ndimo kugana ariho heza sasa intandaro yo kugira ngo bino bintu mbitangire by'imiziki bisa nka hari urukundo nakuze mfitiye umuziki nakuranye urukundo rw'umuziki origine yabyo ubundi hanini usanga tuba twaratangiye turi abapeti batoya tujya mu macaci ugatangira muri korali z'abana ukagenda uzamuka hahandi bigeraho ngaho ukarenga imbibi zo gukunda umuziki wo mu rusengero ukumva n'utu turirimbo dusanzwe babasani bakuru bacu bagendaga baririmba ukumva turagufasha cyane sasa ukumva ni umuriro urimo kukwakamo w'umuziki bigatangira rero n'Imana yo kuririmba kugeza igihe uzakabya izo nzozi kabisa okay fresh kabisa imyaka ibiri rero umaze mu muziki izo ndirimbo umaze gukora zivuze iki kuri kariyeri yawe zakuvanye zikugeza he navuga ko ni experience umuntu agenda agira mu buzima bwa buri munsi uko urebye ukuntu umuntu aba yaratangiye akora indirimbo ya mbere ugenda wakira feedback yayo haba ibyo bashima ukabyongera ibyo banenze ukabikosora ukagenda wimprovinga gake gake wenda navuga ko nta rwego rudasanzwe birangizaho kuko ni ibintu umuntu aba akirimo kubaka ariko hope ko no kubikunda no gushyigikirwa n'abantu batandukanye bari muri industry mamya nashidikanya yuko hari urwego rwiza bigomba kugiraho hamwe no gushyiramo imbaraga nyinshi zishoboka mu myaka ibiri indirimbo enye zisokana na video zazo ubushobozi byo ni ukuraho ubushobozi ufite management cyangwa ifitiye umufungo wawe ahubwo uraza no kuvana dutayemo dore yemera mitsingi abanuma nabwiye ati dore ngo gashizemo akafite sasa nari ngwaje no mu bushobozi buva akenshi nagiye usanga umuntu afite impano ariko ubushobozi bwarabuze mu myaka ibiri no kumukoze mu ndirimbo zizana na video hari n'igihe n'umuntu n'ubushobozi akabusanga akoze audio gusa muri iyo myaka no gukora na video ni management n'ubushobozi bwawe ari n'ukuntu usanga ari kumupeta no mu gikoma cya avoka babikurikirana bimeze bite wowe sasa buriya rero kuba narabashije gusohora ziriya ndirimbo enye ndetse na video zazo bigendana navuga ko ntago ari uko nta management mfite ishobora kuba ifite umufungo wo kumena mu bikorwa byanjye nayo ariko niko ukunda ubukunda ibintu ugasanga uburyo ubwo ari bwo bwose ubashije kubona nk'umuntu w'urubyiruko ukagerageza kugenda wigomwa utuntu tugiye dutandukanye ukigomwa niba wari kugura urukweto rwiza nk'abandi bajama ukavuga ati amafaranga ari bwose gato mbe nambaye rwa rundi rusanzwe ngende ndundanya amafaranga gake gake noneho niyazagwira mitengera gute nkora bya bintu bisa nkaho ari indoto zanjye ubwo rero uko nagendaga mbona udufaranga gake gake genda no savinga kugeza igihe nagereye ku rwego rwo kuba najya muri studio ngakora igihangano nkumva ko mu mutima wanjye basi byuza nubwo nta byinshi bidasanzwe nakoze ariko inzozi zanjye ngenda nzikabya gake gake nuko nguko kabisa byifashe indirimbo yawe iheruka gusohoka yitwa ngo iki yakozwe nande indirimbo yanjye iherutse gusohoka yitwa Vraiment niyo mu gifaransa oya ni indirimbo naririmbye mu magambo y'ikinyarwanda na serenge z'ikinyarwanda rimbaho gake twumve wagwana si segonda rimwe no stop
Oh yeah, she's the killer muri stuff. Na na na. Je, ashaka dukora gakungu. The way she's yana kurasa, bro. She put him on my knee. Abashaka fame. Rari n'igikabyo ku murongo. Abari seriye ku minanda. Valeri niyashaka. C'est vrai, vraiment. Diachi kurema mwirema. Wahise ubu nshaka. My kid is a mama. Yeah. Vraiment byakomotse. Nicana waritaye musikamva usoje kuri My Kids Mama. Ni hari ukuntu. Ufite umukunzi. Kugeza amagingo angahe mukunzi we nawe. Aze ko mamubahakana mamupiki. Na Mike nawe uzi ko ari igihe ajya abwira abantu ngo nawe mwana. Nawe ari igihe agize atya akavuga ngo nawe. Na Moses uri inyuma nawe ngo nta mukunzi ngo agira. Nasumuta nawe ngo nta mukunzi agira niko yambeshe. Abantu bose ko bava ngo nta bakunzi bagira. Bigenda bite? Biramutse bibaye. Bigiye kuba rusange ko byazaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko buriya hari igihe bari ko kuri buri umuntu atarabasha gufata umwanzuro ngo abe engaged kabisa mu bintu by'urukundo neza cyane. Ari handi ushobora kumva nyine umuntu akubwiye ati reka ntabihari. Ariko basanira ko ngo mufite ibyana mwitamo bihoraho. Nta kibazo ngo cyane iki n'iki bamufite. Bana bakwitamo se. Urumva ko umuziki ugaza ubu amahita uko uyakora niko abana ngo babe DM yawe ya Instagram n'izindi mbuga ngo haba huzuye. Mane ntago byakunda neza. Buriya mu bintu byose umuntu akora agerageza ku managinga situation ndetse na discipline. Nekereza ko abasani benshi iyo agerageje kujya muri izo staff birangira araburije n'umuziki ukaba wamunanira, ariko nyine amwe no kugira discipline ibyo ngibyo ukaba ubiretse ko hari igihe kiba kizagera ukisanzura bihagije. Birafasha rero, birafasha bigatuma ukomeza kuguma mu murongo mwiza. Urumva ni fresh sana. Ariko ugize komoza kuti hari abahanzi umuntu yarakuze nyine abona nafana. Kabinyibutsa umusore witwa The Ben, igitaramo cye afite i Burundi cyo cyavuzweho guhagarikwa n'ibindi. Bisa naho bivugwa kuri Coach Gael, manager wa 1.55 155. Ni ibiki wo bivuga? Sasa buriya mu muziki nyarwanda bamugani uko twabikomojeho abasani batandukanye bagiye tuvuga ko ari bo bakuru bacu. Turimo nahoze nkubwira twajyaga twumva zamani twabaga turimo abo basani The Ben, Bruce Melody, ba Meddy n'abandi batandukanye. Hahandi nyine urukundo rw'umuziki no muri nibo bawudukundishije. Rugenda rutumotive. Rugenda rutuma tuba motivated nuko twagiye tubikunda. Urumva? Sasa rero barabasani kubera ko bisa nkaho urwego bakoraho imiziki rurayingayingana tu. Rurayingayingana. Uwo ninde nande? Abasani tuvuze abasani bakuru mu Rwanda nago Bruce Melody, The Ben na King James ntago bajya babura muri iyo range. Muri iyo mibare. Kubera kose baba bari kumwe bari kugigirana hafa. Barimo kugigirana. Ubwo rero usanga nubundi rimwe na rimwe iyo niba The Ben afite agasaga kamuvuzeho usanga bakunda bagasanga bagasanisha na Bruce Melody. Rero sasa bakisanisha na Bruce Melody ni handi na Coach Gahera hita biziramo nk'umuntu ukorana bya hafi na Melody. Rero ariko nyine kuri iyi mihanda niko bimeze. Nekereza yuko industry yacu kugira ngo tukomeze kuyagura bisaba ko dushyigikirana tugasenyera umugozi umwe, abanyarwanda bagasupportingana. Niyo cyo kintu cyakabaye kidufasha kurushaho. Nawe yitwifata ku mavuta avuga ati The Ben nibyane byo kwiriza nyine asanga mwe akenshi agiye gutegura event cyangwa afite igitaramo banje gucomekamo agasaga. N'igihe yari kuza muri arena yabanje kuvuga ngo batanze $20 ngo bice igitaramo. Ibi byo ni ya mind game se ibiri muri game. Hari aho birenze nyine. Wasusha nkaho wavuga ko ari izo mind game kabisa. Kuko abasani nago nyine babikwiriye tu. Nago babikwiriye. Ariko nyine buri muntu wese agira ukuntu yanariza kandi uramujama afata ubwo analize ubwo ahasanga abayikoreranye umushishozi wasanga bifitanye n'isano n'ukuri.
ariko tuba tugomba gutegereza tukareba wagwani umuhungu aradukorera ibintu bimeze bite. Yego. None se Coach Gaël we akabizamo gute? Coach Gaël abizamo mu buryo bwo kuvuga ngo nk'umuntu ufite kuntu akorana bya hafi na Melody bakabihuza na ryahangana rikunze kugaragara hagati nyine y'abarabasani bakuru kandi nawe nk'umuntu uri kumwe na Melody kenshi byanze bikunze ntabwo yajya kure y'iyo story agomba kubizamo kabisa nawe bagomba kumushyiramo ko ubwo yaba byihishe inyuma byanze bikunze. Yewe nyine umuntu akibaza nese igitaramo ko kitari cya Melody kukica kwa Gaël bipfa byo bimara iki nyine kugira ngo umuntu udasobanukiwe na game yumve nyine ahantu bihurira. Ntekereza yuko hari ku igitaramo cya The Ben na nyungu hari zidasanzwe Coach Gaël yabigiramo kuba yacyangiriza. Nk'ahandi nyine mu itangazamakuru biba bivugwa ariko ugasanga rimwe na rimwe bishobora kuba nta n'ukuri guhagije bifite. Ugasanga nta kuri guhagije bifite ku buryo abantu bagera gutya bakerura bakanzura bakavuga ko Coach Gaël yaba afite aho ahuriye no kuba ibintu bya The Ben byazamba. Ntabwo ariko byabagakwiye kwanzurwa tungo bavuge ko yaba byishe nyuma yo kuba hari ibyagenda nabi yabigizemo uruhare. Hari n'abandi rero bavuga bati ibyo byose bati bariya ataka amavuta nawe hari ukuntu baba bagize batyo bagakanda akanyenyeri kugira ngo abashe kubitofya bagakanda akanyenyeri kugira ngo aze kuza nyine abirangire agiye ku ruhande rumwe akasuni akasumwe muri bo Mike yarapagani ni ukuvuga ngo ariko buri ukuntu ibintu biba bimeze buriya usanga ukuntu bimeze bite niba biri ku mihanda niba bivuga ukuntu biba bimeze buriya dushobora kuhita tuvuga yuko ari ibintu biba biri ku mihanda mu by'ukuri fata ku mavuta se ko n'undi asanzwe yanariza anarize ze ko zahozeho ni operasiyo zihoraho kandi agomba kuzajya akora nyinshi zishoboka. Nekereza ko nago nanone umuntu yahita yemeza ko ako kantu kaba karimo. Uyu munsi none ubonye competition iri mu muziki nyarwanda ubona namwe mu bahanzi bakizamuka ubona uruhare rwanyu ruzaba ruhe kugira ngo amagara ayo mazina twumva manini nayo haze kugira abayasimbura. Competition mu muziki w'u Rwanda cyane cyane muri no generation nshyashya y'abasani bakiri batoya muri bino bintu bisa nkaho bo bifite ishusho nziza. Ikintu cyo kwishimirwa kugeza ubu ngubu nuko usanga noneho iyi generation nshyashya yifitemo akantu k'ubufatanye bifitemo akantu ko gufatanya ari byo byatuma n'ubundi industry nyarwanda itagira impungenge zikomeye z'ejo hazaza. Niba abano bapeti bashyashya barimo gukora ibintu bya fresh usanga bahuje imbaraga bagakora ibintu byiza, ibyo ngibyo rero bihita bitanga icyizere ko wenda imbere izi saga wenda nubwo mu itangazamakuru bidashobora gushira neza ariko byuza ko kantu k'ubufatanye iyo gatangiriye mu mizi byanza bikunze biba bigomba gukura bagakomeza bagafatanya. Muri uko gufatanya rero niho tugomba kuzagira urwego tugezaho industry y'umuziki mu Rwanda kabisa ibintu bigakomeza kugenda neza. Okay, umva ni sawa cyane kabisa. None se abahanzi bakizamuka zimwe mu mbogamizi muhura nazo nizi? Abahanzi tukizamuka zimwe mu mbogamizi duhura nazo ni ukuba ushobora gukora product nziza ariko bitewe nuko utaragira spotlight mbese ibikorwa byawe mbese abantu bataramenya ngo ni meza bite. Ibyo bikaba byagukoma mu nkokora ukabona ibikorwa byiza wakoze washyizemo energy zose zishoboka ntago bigize urwego bigeraho ariko it's a matter of time ntago tuba tugomba gucika intege ariko n'ubundi gake nirwo rugendo bigenda bikora hamwe no guhura n'abantu batandukanye bagenda bagufasha bigira umusaruro bitanga. Wumva yose utangiye gushyizamo amafaranga uko indirimbo audio n'amafaranga video n'amafaranga ibintu byose mu muziki bitwara amafaranga n'ugasanga nyine umashyira amafaranga ariko wenda ntago uratangira kuyabona byo n'ibicyenege mundi byakabaye biduca intege
ariko iyo ufite intumbero buriya umuntu ukunda umuziki bya nyabyo, umuntu ukunda umuziki bya nyabyo nta kintu gishobora kuba cyamuca intege ngo akureho burundu ari kure. Kuko urukundo rw'umuziki nirwo rwonyine rutumotiva, ukaba wakomeza guhama muri ibyo bintu ukavuga ati nubwo aka kanya bitahita bikunda ariko imbere ni heza, ugakomeza kureba imbere. Iyo ukomeje kureba imbere rero ni hahandi hamwe no guhozaho no kwemera ukibabaza ibintu ukabikora bigutwaye ubushobozi burenze, ukongera ugasubiramo ugakora ibindi birenze. Hari igihe kigera abari abanyarwanda bazi guhitamo neza. Iyo byanza bikunze iyo ukora ibintu byiza utarimo kubeshya abanyarwanda birangira bikunze. Birangira bikunze. Icyo cyizere rero cyo gukomeza guhozaho no gukora ibintu bya fresh abanyarwanda bashobora gukunda nicyo cyonyine umuntu ahamana hanyuma akakomeza agakora cyane. Bamwe mu bantu urimo gukora ibintu byiza muri game ni bande? Vuga uti bana baniga nubwo wenda bitatangiye bikunda ariko ubu ngubu barimaze kujya on top. Ahangaho abasani benshi nabo n'umundi baba baraciye kuri no stage noya yo gutangira basaringa. Muri uko gwasaringa rero ntago dukunze kumenya icyo gice cyo guhangayika cyane bagorwa na ibintu cyo ntago dukunda kukimenya. Bano byakunze dukunda kumenya uko byakunze n'ubundi ibintu byabo byabahiriye. Usanga rwa rugendo rero rwabo rwo kwirwanaho umuntu abatarakunze kurumenya cyane, ariko kugeza ubu ngubu navuga ko ari benshi. Ni benshi bakora ibintu byiza abantu basana no kunumusubiza mugashyiramo igipolitisiye cyinshi. Niyo vuga uti yase jondo umusaza nazamukenera bakora bo agasanga naramukashije. Nago mukunda nyine kweronga musubiza umuntu exactly nyine vuga uti wena vuga uti namva bamwe wasana arimo akora ibintu bya danger. Vuga uti na Kenny Soul arimo arakora ibintu bya danger. Vuga uti wenda Juna arimo arakora ibintu bya danger. Usanga nyine harimo limite yo kuvuga shanga wose ngo ndabona kote yose nimvuga ko mfata ku mavuta wenda wasanga nyine harimo akantu kaje muri mpamvu yaje kubogama kwinda avuga wenda na fact bifite cyangwa birazifite. Usanga nyine mutavuga ukuri kwanyu byo simbogamize ntago ari wenda umuntu wenda yakuriye n'ibiceri wenda umuhaye amafaranga ukora indirimbo niyayikora arayarya nibajya babaheza cyangwa ugasanga umuntu yakuriye ya promotion ariko niba abivuga ukuntu baduheza se yewana byo byagahezo bibaho zutunyenyera umuntu aba yarakanze reka none se nyuma nziri ngiye kuma mutagakana Gabaye umugani barambwira ngo uzahungu tunyenyere babo twaba tukarakanze bakaduheza. Ese ndi kuma mutadukanda bemeze bite? Niko hari umuniga wigeze kuguheza se? Nago byabura byanze ariko bikunze uru rugendo rwo gukora indirimbo kuva kuri imwe kugera ku ya 4 kandi buri umuntu ufite inyota yo kugira urwego ugeraho kugira ngo ube successful bisaba ko hari andi maboko witabaza. Andi maboko witabaza ngo muri make hari umufungo uhagendera. Byaza bikunze hari umufungo uhagendera wibaho mwibanga rikomeye umuntu abadashaka no gukomozaho kuko ushobora kugukomoza agahinda kakakwica. Mbese hari umuntu wakuriye amafaranga menshi yakuriye angahe? Umuntu wakuriye amafaranga menshi yakuriye angahe? Buryo bongo cyakora ikiza nago nushaka no vuga izina naribi nago nigize nagwa mu mutego wenda wo kuba nafata umufungo wa danger ngo haye umuntu gutyo na amafaranga menshi navuga ko naba narahejejwe muri ubwo buryo ariko hari ukuntu nyine ukanze akanyenye niyo byaba biceri bitari byinshi bidasanzwe ariko byibuza aga service wari umushakagaho ntukabone ukirwa ngo muri make ukanda akanyeri kanyera service utayibonye ya service utayibonye ako kantu niko kabiburya ariko ikindi uyu muntu yishimira nuko nago ibibi biganze byiza akenshi na kenshi hari abandi bantu bazima umuntu bari kumwe nabo bagenda bagufasha gake gake. Ikiza nishimira nuko abantu beza aribo benshi kurusha abo bantu batari beza bashaka kuguca intege kabisa muri ubwo buryo. Mungu warambwiye ngo babi nibo benshi. Niyo mara kuntu musubiza muri gipolitisiye usanga nyine umubare muri ubugiza beza kandi abaguye mu kibaro tubakugire neza. Abasani sizi cyazo mugera ibintu byo guheza wa mugani bwo buheza nguni
abantu bakugiye neza nibo benshi cyaka ngiye nkanjye njye abantu babimukiye nibo benshi kuruta abangiriye neza ngiye ni kukuri abantu benshi barabimukiye mwana waba warahazahariye mwana ariko ugasanga umusani ngo ngiye ngashaka cyo uma nk'umuntu umusubije gipolitisiye abantu baragiye bakurya ariko wamugana ikiza nuko nagucika intege kuko urebye impamvu nshobora kuvuga ko abantu baba barangiriye neza ari bo benshi kurusha abagiye bankasa kuva sinzi ntabwo nababwiye mu rugo ne firiya za Rwamagana mani ngo nge ndi kavukire ndo Rwamagana urumva Rwamagana hari firiya za Munyiginya mu murenge wa Munyiginya no mu cyaro aho ni mu bivyuko mu mivyuko nabajyana mu mujyari yawe ubwo rero urumva yuko uturuka aho hantu ameze gutyo ukaba wagera ku rwego rwo gukora ikoranye n'abasani ba fresh bashoboye ibyo bintu nago umuntu yavuga yuko urugendo ruba rwabaye rubi cyane kuko umuntu aba yabonye ubwo bufasha bugiye butandukanye guturuka aho hantu hari umuntu wahamagaye kuri telefoni wamuzana runaka yaguhuza nawe ukabona kwemereye gukora ibintu bya fresh kuva nako natangira gukora ino muziki ntago ndakora indirimbo n'umuproducer uri aho ngaho ukiri hasi ukirimo nawe kwishakisha ukirwana n'iminsi urumva ko nagiye nkorana n'abaproducer babishoboye n'abandi ibintu birimo urumva nk'indirimbo ya mbere nayikoranye na Santana muri High Five indirimbo ya kabiri ikorana na Nisbeat indirimbo ya gatatu ni Teldem nawe murabizi arabashije cyane indirimbo ya kane ari ngi nasohoye muri iyi minsi ni Eyolash urumva rero ko byagenda kose izo connection kugenda umuza n'abo bantu nekereza yuko urugendo rwarabaye rwiza navuga yuko mbana nakasijwe cyane ahubwo harabayeho gufashwa cyane guhitura nabo baniga wazanye nk'umufungo kugira ngo za Munyiginya hari watejemo ubutaka n'abana producer n'abeza bari mu gihugu ariko nyine ni kwa kwigomwa ni kwa gukunda product nziza kwa kuri umuntu akunda product nziza ukemera ukigomwa kuko abo basane kubafodinga ni ibintu birenze nabo kubera ko service baguha ibiri kuri standard nziza biba bisaba n'ubundi gutanga ibihwanye n'iyo service handi ariko nyine umuntu asanga ari kwigomwa bihagije nahamya ko nta bushobozi budasanzwe ahubwo abantu bataza kumva mvuga gutyo n'abashoboraga kuba bamubufasha bakagira ngo ndishoboye ubufasha bugikenewe nyamuneka ubwo umaze gukora indirimbo enye indiri hanze kuri YouTube yihe iri kuri YouTube uri Mukedi official niyo channel yanjye akiryo zino handi ndumva bajya bani Kampala ukuntu uri Mukedi hari n'ikinyamakuru cye cyane cya Bukede cyane kibugande man reka ngako umuntu ashobora kumva nyine harimo ifite isano ariko wabisobanuye ko nayo no ufite izenego mu muziki wumva nyine ushaka kugera ku biki ese hari collab ufite ibintu nk'ibyo bo intego zanjye muri iyi muziki no gukomeza gukora cyane byibuze kubanza nkanoza ibihangano byanjye nkora umunsi ku wundi na making sure yuko igihangano cyose nekereza ko nshobora gusohora ku isoko cyaba ari cyiza ni hanyuma bibaye ramutse bibaye byiza nizo korabo zikaboneka hari umuntu uba ufite urwego ashobora kukugezaho nabyo umuntu yazabikora nabyo mba mbiteganya ariko intumbero n'ubundi no gukomeza gukora cyane kugeza umuntu ageze ku gasongero ko gukora ibintu abanyarwanda babasha kubona bakabikunda hari igihe ushobora dukora ibintu ariko ugasanga bikomeje kuba ku rwego rutarazamuka cyane ariko abanyarwanda ndabizi mu bushishozi bwabo iyo ibintu ari byiza barabishyigikira iyo niyo ntego rero yanjye gukora ibyiza paka okay urumva fresh sana zimwe muri kurobo guteganya gukora nizahe wenda hari zarangiye se araho murimo kuvugana nabyo bite kugeza ubu ngubu nago ndatangira ku mushinga wo kuba nagira umusani dupanga imikoranire ku ndirimbo ariko numva mbitekereza bifite mu bitekerezo nubwo nta muntu ndegera ngo mwaproaching ariko numva mbiteganya ko iyo stage yazabaho yo kugira umuntu negera tukaba twagira ikintu dukora wakuze ari ubuhe musani se wemera buriya kuva kera ngewe twumva ya muziki nabuze nkubwira yabari abasani bakuru bacu
uturirimbo twa Christopher twajyaga tuganza muri njye nkumva turanganza kabisa kuri Musani yaririmbaga uturirimbo mbese nk'akahe kare twinshira niwe Christopher niwe muntu wawe Christopher nakuze mufana nyine tu kandi kumufana abantu barabizi karayenze n'ubu ngubu turacyamufana ararenze no kuva kera hose yahoze arenze twe turirimbo rero twe twajyaga tumfata tu urumva ni sawa cyane ariko mu buzima busanzwe ukora iki hari abantu tugeze gukora umuziki gusa cyangwa hari akandi kazi wenda ufite mu buzima busanzwe bimeze bite mu buzima busanzwe kugeza ubu ngubu nsa nkaho nihebeye imiziki gusa uburyo bwose ibitekerezo byanjye biba biri ku miziki yonyine ibintu byose nari mugiyemo hambere nsa nkaho nabivuyemo narabiretse kugira ngo kiri imbaraga ku muziki wanjye ku muziki wawe none se umuntu yakibaza ngo gukora umuziki ukizamuka utatangiye kuvamo amafaranga cyangwa hari ubundi buryo yabonamo wowe kukumva nyine ko niba wenda utatangiye gukuramo umuziki cyane utatangiye kubita amashow ukavuga ngo nibanda ku muziki cyane umuziki waba urimo akana ahubwo umuziki ku rwego ubundi umuziki muri rusange abantu babikora byabashije gukunda akantu ko kaba karimo ariko nkanjye ku rwego rwanjye ntabwo navuga ko hari akantu kadasanzwe ndakura mu muziki ariko hamwe no guhuza imbaraga n'abantu batandukanye kuba wamenya guciringa n'abantu kumva bumvisha igitekerezo cyawe nk'ahantu usanga bashyiramo n'iki n'ayanyoroshye ugasanga ntabwo baguciye ibya mirenge urumva bwa bushobozi bukeya ufite bukabukoresha ikintu kinini cyane kugira timu y'abantu mukorana ubu ngubu audio nshobora kuyikora ariko kubwo noneho twagera ku ruhande rwa video ugasanga hamwe na timu ibasha understanding ibintu byanjye mu bushobozi bwanjye bukeya uvuga ati reka uyu muvandimwe tugere gute tumufashe dufatikanye tugerageza gukora ikintu cyiza nshimira cyane timu ya Ruzi Nation ariyo ikoreramo Director Tego Director Tego ni umuntu wo gushimira cyane kuko ajya mfasha akitangira ibikorwa byanjye cyane cyane iyo tugeze kuri kote ya video niwe wagafashemo niwe uba wagafashemo umusaza niwe wagafashemo buri icyo gihe ntihandi nisanga bitarimo kungora cyane bwa buryo bukeya buhari tukabukoresha nka timu ukabona bibyaye ikintu cyiza urumva ni fresh tubuze tugana ku musozo ntabwo tubuze gutinda ibikorwa bikurikiyeho ni ibihe abantu baje kwitega iki ubu ngubu mu bikorwa bikurikiyeho iyi ndirimbo mbere yuko isohoka hari haciyeho igihe kinini nasohora indirimbo hamwe nyine na zawo zitakiriye umuntu agenda ahura nazo muri no muziki haba abaproducer bafite indirimbo ugasanga barayitindanye ugasanga niyo wasohoye atari wateganyaga guhita usohora icyo kintu kijya kibaho usanga nk'indirimbo nari nashyizemo ko indirimbo nari narise ko izasohoka ari iya 4 ugasanga birangiye itari ibaye iya 4 urumva kubera imbogamizi zitandukanye ariko nyine hariho n'ubwo butinde bwaturutse bwo kuba indirimbo yaratinze gusohoka ariko ubu ngubu ingamba indirimbo zitandukanye z'amaudio zaba zihari uburyo bwo gukora video no kwiyaranja umuntu akareba ko byakunda hamwe no gufatanya n'abantu batandukanye nekiriza yuko ubu ngubu ingamba no kutongera gutinda gusohora indirimbo hakacamo igihe gitoya ugasohora iyindi gutyo kugeza igihe mu gihe abanyarwanda bahisemo kukutega amatwi abasani mumaze kuba benshi abahanzi baze kuba benshi mu byo kubita mu mitono kutana n'umusani ejo ugahura n'umusani umwihariko wawe n'uwo uzanye kugira ngo umuntu aze kongera kuri playlist y'abantu sani yarafite yumvaga umwihariko wanjye nikiriza yuko imiziki ubundi ino miziki rero dukora usanga uburyo tuyikoramo bujya gusa uburyo tuyikoramo bujya gusa ari n'abandi umusana ari kuyindirimbo akavuga ngo kunumva isa nk'iya runaka byabishishwa urumva ariko ubu ngubu mu by'ukuri umwihariko na wundi ni ukugerageza gukora ibintu byaba byanjye niyo nandiko nta nubwo wakora ibintu byawe ngo bikunde n'ubundi tubikora twigira ku bindi bisanzwe bihari nta muziki umuhimbano uzabaho nawo urumva bivuze ko nta gishyashya uzanye nta gishyushye uzanye
impamvu mvuze ko nta gishyashya nzanye ni uguhera kuri bya bindi hari ubwo umuntu akimprovinga akabikora neza. Ubwo nubwo uje kubakubita ibishishwa abahungu nayo ntabwo ari ukubakubita ibishishwa ariko ngira ngo na bano basane barenze bakuru bacu mujya mwumva ngo bashishuye mujya mubibona ngo bashishuye. none se wowe urindeho ko utabikora ntabwo twabivuga muri ubwo buryo ariko igihari umuziki urasa ariko nyine tugomba kuwukora turushijeho kandi ariko nubwo umuziki usa ntabwo abantu bakora basa tuba dutandukanye. urumva byanze bikunze hari umuntu uzakunda imiziki agakunda imiririmbire ya Uri Mukedi urumva akakunda Uri Mukedi bitewe n'iyo mpamvu ko ari Uri Mukedi atari runaka. ariko nyine no kubikora mu buryo bwisumbuyeho niyo ntero ndimo kabisa. nagishya muri sirenge z'uruhinja niba ari ni The Black wabivuze hano umuhungu urumva bakuriye inzira ku murima tujya tugomba tubeshyanye aga se wavuga ati tubeshya abantu mwana ubwo ukina abahungu batazanye ugiye kuzana ni iki bifura harya niwe usubirusana wavuze ngo nagishya muri sirenge z'uruhinja niba ari pifura yari yamaye kunyama ni pifura man ako se wamugani tubeshya abantu mwana warigishaje ugiye kuzana abahungu nibaga feri ariko Uri Mukedi YouTube channel official Uri Mukedi official mumusure mukore subscribe mukore share like na comment ku ndirimbo ze abagezaho 5 umusaza uzayisora indirimbo utugereho hanyuma dukoresho nk'ibisanzwe hano ni mu rugo kabisa nogire wasi ma director Tego nawe umusuhuza mbwiti peace ariko akeneye fanta yawe ngiye ko nda apotre nago nk'inzoga mbwiti nyamuneka Tego igira wigaragaze ndamurabura kabisa. Okay ari kintu kugira abantu twisoreze ikintu nabwira abantu bakurikiye iki gitangazamakuru cyacu cyanyu Big Town TV niko twitwa Big Town aba Big Towners aba Towners sasa buriya ikintu nabasaba no gukomeza kunshyigikira yego bakankurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye Instagram ni Uri Mukedi yego ndetse ni bagasimbukira kuri YouTube channel yanjye Uri Mukedi official bakareba ibihangano byanjye banyuma bakabikunda ikindi bamara kubikunda bakama n'inyunganizi cyangwa se inama ku byo nshobora kwimprovinga ibyo bintu byamfasha cyane kabisa no kugomeza kunshyigikira mu buryo bwose bushoboka. asante sana yitwa Uri Mukedi official YouTube channel ye mu musure mukore subscribe hanyuma reka twisure mu gano byacu bitaha ni Big Town TV nitwa Patrick the Entertainer hasta la vista.